naho ni muri Mbyo, akagari ka Mbyo, ni murenge wa Mayange, ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo, ahantu hatuwe nk'uko mubibona, hari ibikorwa remezo, utu ni utubari, amazi n'amashanyarazi n'urucabana, ahantu hatuwe cyane nk'uko mubibona. Aha ngaha rero ngiye kubereka ni ibibanza bitatu cyangwa se ushatse wabyita imirima itatu myiza, uhereye aha ngaha mpagaze, guhera kuri kiriya giti kiri hano ukagera hano mpagaze ukamanuka, ugahita ugera hepfo aha ngaha, tumanuke tuharebe kuko ni hanini cyane, aha ni hanini rwose. Turamanuka tugere hano, ahantu hatuwe hagati y'izindi nzu zose, n'inzu murazibona hose, ni inzu. Umuhanda nguyu ngo ni ibibanza bitatu binini byiza bya dubure. Umuhanda nguyu, icya mbere ngiki kiduhagazemo, icya kabiri kiri na rimwe ruguru, n'icya gatatu ruguru hariya. Ubu butaka rero bufite ubuso metero kare 920, ngo ko ibibanza bitatu byuzuye neza ngo binarengaho metero kare 920. Umuhanda nguyu ukomeza ukagenda hirya, nguyu rwose, nguyu n'undi muhanda ukomeza hirya. Ni ahantu hatuwe, hari ibikorwa remezo, hameze neza. Ikibanza cya mbere ngiki, icya kabiri gikurikiyeho hariya, ari icya gatatu ruguru, kandi ibibanza binini byiza cyane. Ubuso metero kare 920, ngo ko ari hafi 1000, amafaranga miliyoni 20, ugahita witoragurira. Urumva ko ugenekereje ari umva ko ari hafi muri miliyoni 6 zirengaho. Hanyuma rero nawe ugahita ucuruza ukaguha miliyoni zirenga 10, nk'uko twabonye ko ibindi bibanza biri hirya nabyo biri kugura 10, cyangwa se ukanahubaka. Ni ahantu heza mu miturire watura, cyo kuhakorera n'ibindi bikorwa byunguka byinshi. Ni karibu rero, hano hantu haracyari ku isoko, kandi n'amafaranga makeya bari kuhateza, wagira ngo ni cyamunara.